Umuhanzi Ngabo Richard wamamaye ku izina rya Kevin Kade yongeye gutangaza ko atazitabira ibitaramo bya MTN Iwacu Music Festival 2026. Uyu muhanzi yatangaje ko ari mu bitaro ari gukurikiranwa n'abaganga. Aya makuru yatangaje kuri uyu wa mbere tariki 15 Kamena 2026 abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, aho yashyize hanze itangazo risobanura ko ubuzima bwe butamwemerera kwitabira ibitaramo byari byitezwe n'abakunzi be hirya no hino mu gihugu. Igitangaje nuko bino bintu atari ubwa mbere bibaye kuri Kevin Kade. Umwaka ushize 2025 uyu muhanzi Kevin Kade n'ubundi bari bamutumiye mu bitaramo bya MTN Iwacu Music Festival 2025. Gusa habura iminsi mike kugira ngo ibyo bitaramo bitangire, uyu Kevin Kade yatangaje ko atazitabira bino bitaramo bya MTN Iwacu Music Festival, ahubwo yaje kuba yakitabira ikindi gitaramo cyabereye muri Amerika. Ibyo bitaramo nta bindi ni Rwanda Convention USA. Urumva ko ari ubwa kabiri byongeye kuba kuri Kevin Kade bino bitaramo bya MTN Iwacu Music Festival. Ku ruhande rw'uyu muhanzi Kevin Kade akagaragaza ko atazabigaragaramo. Mu nyemerere turebere hamwe uno muhanzi witwa Kevin Kade ubundi itangazo yatanze ryagiraga gute. Ni itangazo yageneraga abantu bategura bino bitaramo bya MTN Iwacu Music Festival ndetse n'abakunzi be muri rusange. Iri ni itangazo uyu Kevin Kade ndetse na management ye basohoye mu rurimi rw'icyongereza. Gusa nkuko nabibasezeranyije no kubasobanurira, wowe icyo usabwa nta kindi, kora subscribe kuri National ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge nibizajya bisohoka nawe ujye ubina mu ba mbere. Biba bitangaje kuba uri umujene w'umusirimu ariko ukajya wumva inshuti zawe ziri kuvuga amakuru utazi ukuntu byagenze ku mihanda, wowe ukajya ubaza ngo byagenze gute. Ni ibintu biba bitangaje. Wowe icyo usabwa nta kindi, kora subscribe kuri National ufungure inzogera kugira ngo amakuru yose buri kiganiro cyose tuzajya twaploadinga nawe ujye ubasha kumenya amakuru mu ba mbere. Kandi kino kiganiro nimba wagikunze wibuke ukore like. Itangazo ryihutirwa tariki 15 Kamena 2026 ku bafana bose ba Kevin Kade mu Rwanda. Tubabajwe no kubamenyesha ko Kevin Kade ari guhura n'ikibazo cy'ubuzima kandi ari kwitabwaho n'abaganga. Dushingiye ku nama z'abaganga, Kevin Kade ntazashobora kwitabira igitaramo cya MTN Iwacu Music Festival gitegurwa na AIP. Iki ni igihe gikomeye kuri Kevin Kade kuko yari yiteguye guhura n'abafana be no gusangirana nabo ibyiza bitazibagirana hirya no hino mu gihugu. Ariko ubu ubuzima bwe no gukira kwe nibyo bigomba kuza mbere. Bakomeza hasi bagira bati turashimira AIP kubw'ubufatanye bwabo kandi turashimira abafana bose ku rukundo, amasengesho n'inkunga bakomeje kumuha muri kino gihe. Mukomeze kuzirikana Kevin no kumusabira mu gihe yibanda ku gukira. Twizera ko azagaruka afite imbaraga kurusha mbere. Basoza bagira bati turabashimiye. Nimba uzi kuri umukunzi wa Kevin Kade cyangwa ukunda ibihangano bye, jya muri comment umubwire ijambo rimwe. Kino kiganiro bakitabimenye, nimba wagikunze uri gukore like ugisharing inshuti zawe. Jemwe amaraga muri kino kiganiro banyita Promesse, niyo nagize aka the king of this upward plus 257 na amazina nk'aye ndyankwe gusa ndyankwe yeremeye kurya ibiti. Kinandemeye kugusobanurira nyita Messe.